Hello, amahoro 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 amahoro. Tubanje kubasuhuza kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha, mwe bavandimwe, inshuti zacu mudahwema kudusengera, kutwifuriza ibyiza. Ni karibu cyane, muhawe ikaze kuri Duel TV. Muri iki kiganiro cy'uyu mugoroba aho twivuje kugira ngo tuganire namwe. Kandi mbere yuko dutangira kuganira, reka dutangire tubashimira mwe mwese mudahwema kutwereka urukundo ndetse mudahwema kutuba hafi nk'uko mwabigaragaje mu kiganiro cya mbere twagiranye. Mwanyeretse yuko koko muzajya mubikurikira kandi koko ni byiza kuko ni ingirakamaro. Turabashimiye rero, duhaye ikaze mwe mwese abari hirya no hino, duhaye ikaze abari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhaye ikaze by'umwihariko muri Leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville, duhaye ikaze abo muri Afurika, ku mugabane wa Afurika, u Rwanda, u Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibihugu byose uko ari 50 bigera na 4 byo muri Afurika. Duhaye ikaze mwebwe abari i Burayi, abari ku migabane hirya no hino itandukanye, Australia, abari muri Aziya, mwe mwese turabiyegereje muri uyu mugoroba. Rero uyu munsi wa none naje kugira ngo tugirane ikiganiro kijyanye n'ubuzima, kandi burya ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima ni ugutangira none. Mbere yuko dutangira gahunda yacu, natekereje kugira ngo tubanze tuganire ku mugabo umwe dubona hano muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ibice 19 n'umurongo wa 27 kugira ngo twumve ese ubuzima ni gute. Haranditse ngo ibyo abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Uyu ni grand frère cyangwa nakita nka mukuru wacu mu batubanjirije, akaba ari mu ntumwa za Yesu, umugabo witwa Petero. Numwe mu bantu nabo bagize ikibazo nkuko nawe ujye ukigira cyo kwibaza kuri ubu buzima. Yagize ikibazo ubwo ari kumwe n'umwami we, ubwo yari yemeje na bagenzi be 11 n'akaba 12 mu kumukurikira. Bagendanye nawe bazi yuko hari icyo azabagezaho, hari ibifatika byo muri uyu mubiri bazabona, na cyane ko bagendaga batekereza ko ari umwami ashobora kuzima ingoma akabashyira muri za ministeri zigiye zitandukanye. Nyamara uko byagendaga bishira umunsi ku wundi, uwo mugabo yagiye abagaragariza yuko ibihe bye hari igihe bizarangira ndetse ntakomezanye nabo. Batangira kujya mu cyeragati, batangira kwibaza bati mbese uyu mugabo twakurikiranye bizagenda gute? Nibwo yagize ikibazo, arangije aramubaza ati se koko kureba njyewe n'abagenzi banjye twasize ibyacu tukagukurikira, tugasiga abagore tugasiga abana, bizarangira gute? Burya rero ubuzima, iki kibazo yarabaje ni ikibazo kijyanye n'ubuzima. Ubuzima ntabwo ari ibyo utunze, ahubwo ubuzima ni uburyo ubaho. Uburyo ubayeho nicyo gisobanura ubuzima. Burya wakibaza se ubuzima ni iki? Impamvu nzanye iri jambo shaka kugira ngo tuganire kuri umugabo witwa Petero atubere imfashanyigisho muri uyu mugoroba. Burya ubuzima ku bantu mwese mubimenye, ubuzima ni impano y'Imana. Kandi ubuzima ni urugendo. Urugendo wasangamwo ibintu bitatu. Icyambere, ubuzima ku ruhande rw'umubiri, kubayeho, uburyo wakora siporo, uburyo warya, uburyo wanywa. Kandi nanone kabiri, ubuzima ni mu buryo bw'umutima.
iyo tuvuze umutima ni mu buryo bw'amarangamutima, ni mu buryo utekereza, ni mu buryo ukora, ni mu buryo ugambirira, ni uburyo ugaragara. Kandi nanone ubuzima ni mu buryo bw'umwuka. Ubwo buryo bwose uko ari butatu rero ni igisobanuro cy'ubuzima. Ariko nyamukuru burya ubuzima ni impano y'Imana. Burya njye nawe kimwe n'abandi bose twisanze ku isi nk'uko twabiganiriye mu gihe cyashize, kandi uwashimye ko tuza mu isi ni Imana, niyo yahadushyize, irangije iduha impano yo kubaho, y'ubuzima. Gusa dusubiye inyuma gatoya, ubuzima bujya buyobera abantu, yaba ari muri ubwo buryo butatu bwose bujya buyobera abantu. Ariko burya iyo ushaka kugira ngo ubeho mu buzima cyangwa utegure ubuzima bwawe, haba muri ubwo buryo butatu twari turi kuvuga, kuko nawe watekereza nka Petero. Petero yaribaje ati ese twaragukurikiye bizarangira gute? Kandi uwo yabazaga yari afite ububasha n'ubushobozi. Ese wowe iyo bikuyobeye, ubuzima bwose bwagucanze, warwaye, ku ruhande rw'umubiri utakirya, byose byakomeye, cyangwa se no mu gutekereza ku ruhande rw'umutima, ibyo utekereza byose kugeraho biri kwanga ku ruhande rw'umubiri, cyangwa se no mu buryo bwo kwegera Imana bwo hakaba igihe wegereye Imana ariko ukabona ntibisobanuka, wowe ubaza ndi. Igisobanuro kiravuga ngo niba ushaka kubaza, egera umuremyi wawe kandi ufate umwanya umubaze, kuko na Petero yarabajije. Ikintu nigira kuri Petero nuko mu bibazo byinshi yagiye abaza, ndetse akagaragaza amashagaga adasanzwe, nuko buri munsi yashaka kugira ngo agire ibyo agenda ahindura mu buzima bwe. Kandi icyo byamuhesheje nuko yamenye umuhamagaro we nyawe, nkuko nawe muri uyu mugoroba nkubwira ngo ni byiza kuva mu kajagari k'imihamagaro y'ubuzima nawe utazi ubwo urimo ubwo ari bwo, ahubwo nawe ugasobanukirwa ibyo uhamagarira gukora, ibyo uhamagarirwa kubaho muri iyi si. Ibyo ugomba kubitekerezaho. Petero rero nk'umuntu wagendanye na Yesu, urimo akagendesha amaguru hejuru y'inyanja, yagira kwizera gakeya, mu mwanya gato akagira gushidikanya akabona agiye kurohama. Petero wavuze ngo yarwanirira umwami, akarwanira Yesu kandi bikemera, akamwizeza ko atazamuvaho. Ndetse hari n'umunsi umwe yanezerewe cyane arangije, ariko bwe n'abagenzi barirarira, aravuga ngo jyewe reka tukubakira ingando yawe ya Mose ndetse na Eliya, ngo maze twigumanire hano. Nyamara akirengagiza ibyo yamubwiye. Biriya byose ni ukwirarira. Hari igihe umuntu abaho mu kwirarira, hari igihe umuntu agambirira byinshi ariko ntibishoboke. Ibyo byose mu buzima bibaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo dusohoke mu kintu cyitwa kwirarira, dusohoke mu bintu byitwa kuvuga ibintu utabanje gutekereza neza, ahubwo dutangire dutekereze tuvuge ngo igihe twabayeho kirahagije, uyu munsi wa dutangira ubuzima bwiza. Urwo ni urugero rumwe rwa Petero navuga, cyakoze kwa ko ubu buzima twese tubusangiye, haba mu ruhande rw'umubiri, haba mu buryo bw'umutima ndetse no mu buryo bw'umwuka. Reka twongere tuvuge ku mugabo umwe nawe wagerageje kubaho, aragerageza agira imitekerereze myiza, umugabo witwa John Edison, avuka hirya ngaha muri Ohio, muri leta ya Ohio. Yagerageje gushaka uburyo yahindura ubuzima, yakoze byinshi nk'uko na Petero yagerageje gukora byinshi, nawe agerageza guhindura byinshi kugira ngo isi yisanze atazayisiga uko nguko iri. Yashatse icyatuma isi ibona umucyo, ikagira umuriro, igacana amatara yatubona, ariko urwo rugendo rwamufashe igihe kinini cyane kugira ngo abashe kubyiga neza, ndetse no kugira ngo abone ampure iyi ngiyi ducana hamwe na soki yayo. Byamusabye amagerageza agera ku 1000 kugira ngo abashe kugera ku byo agombaga kugeraho. Ariko intekerezo nziza zose yabigezeho. Burya iyo utekereje kenshi, ukagambirira byinshi, ukagerageza byinshi, ntabwo gutsindwa ntabwo ari ikosa, kuko ndetse kugerageza bari byiza. Bimwe byakanga ugakora ibindi byakanga ukagerageza ibindi, byanga binoga igihe kiragera ukagera icyo ugeraho. Uyu mugabo rero tuvuga
byaje kurangiza koko abashije kumurikira isi, abona umuriro abigeraho. Uyu munsi isi yose iracanye, nta muntu wese utakenera urumuri, ndetse ingo za benshi zirimo amampure na soki. Ariko yakoze byinshi, ageragereje ku byatsi, agerageza ku bitageragereza hehe hose, kugeza ibyo ashaka kugera yabigezeho. Nanjye muri uyu mugoroba hamwe na Duel TV ndagira ngo mbabwire ngo nimureke duhaguruke tugerageze byose mu buzima. Nibyo habaho gutsindwa, ariko naho watsindwa ntabwo ugomba gucika intege, ugomba gukomeza. Kandi naho ugeze ukabona ko bikunaniye, ni byiza ko wibuka umuremyi wawe, ukongera ukamwegera ukavuga ati ariko wanshyize ku isi nyisangaho, kandi ngambiriye gukora neza, nyigisha icyo ngomba gukora. Rero uyu mugabo yabigezeho, niyo mpamvu buri muntu wese ntawashidikanya ko ibyo yabigezeho. Petero nawe muri byinshi yahamagariwe yabigezeho, kuko yabashe kumenya ko umuhamagaro we atari uwo kuroba amafi yo kurya, ahubwo ko umuhamagaro we ari ukuba umurobyi w'abantu. Bishatse kuvuga ngo kuba umushumba wigisha abantu b'Imana ibijyanye n'inzira y'agakiza. Kenshi cyane n'abantu barabivangavanga, ntibamenye imihamagaro yabo, ntibamenye ibyo bahamagarirwa gukora, bityo bigatuma ubuzima bwabo butamera neza. Rero ndagira ngo mbasabe muri uyu mugoroba dutangire tubitekerezeho neza. Ikiza gihari kandi ngira ngo mbabwire ku isomo ry'ubuzima, nuko buri gitondo Imana yakuremeye umunsi wo kongera ugatangira. Imyaka yanjye ndangije igeze muri 46 ukubye, harimo ibitondo byinshi cyane. Nawe sinzi uko byagenze, ariko buri gitondo, buri munsi, buri gitondo cy'umunsi mpabwa amahirwe yo kongera kugira icyo ntunganya. Niba hari ibyapfuye ejo, niba hari ibyapfuye ejo bundi, nongera guhabwa undi munsi, ikindi gitondo cyo kugira ibyo ntunganya mu buzima. Nawe rero utekereze kuri ayo mahirwe, kandi gukora kwawe neza n'imirimo yawe myiza no gutegura ubuzima bwawe bwiza ubitangire guhera none, ntubishyire ku munsi w'ejo, ahubwo ubishyire ku munsi wa none, nibyo bizakubera byiza. Kandi wumva ko Imana yakugiriye neza, ikakuremera buri gitondo uhabwa amahirwe yo kongera gutunganya ibidatunganya. Murakoze cyane. Rero ntago nasoza ntababwiye yuko nkuko natangiye mbivuga ngo iyo bikuye wegera umuremyi wawe. Nanjye hari igihe bijya bingora, hari igihe bijya binyobera, ariko nyangira umunsi wo kuwa gatandatu saa 7 kugera saa 9, nkagira n'umunsi wo ku cyumweru kuva saa 7 kugera saa 9, nkegera umwami wanjye. Nanjye ibyo ntashoboye nkabasha kubikora, nkegera umwami nkamubaza, nkuko Petero yabajije kugira ngo ibidasobanutse bisobanuke. Mbese nawe waba uri hano muri Louisville cyangwa muri Kentucky cyangwa hirya no hino, egera abantu bakugira inama, kandi gana mu nzu y'Imana, nabwo urahakura byinshi. Rero wakenera kugira ngo tujye tugirana ibihe byiza, haba mu kuganira, haba mu gusengera no mu gufashanya muri uburyo bw'umwuka ndetse no mu buryo busanzwe, ndatekereza ko twese aho wabasha kunsanga ni kuri 5101 Boston Road, Louisville, Kentucky, cyangwa se ugahamagara kuri telefone 937 520 5328. Ariko hari icyo ngira ngo nsige mbashije kukubwira, ni iki ngiki. Ese mubabashije kunyumva kuri uyu mugoroba, hari igihe nawe waba waragerageje ubuzima bikanga, bikasaba ko wongera gutangira bundi bushya? Niba warigeze utangira bundi bushya, byarangiye gute, byagenze gute? Rero watuganiriza ayo makuru ukabishyira hasi muri komanteri, ndetse byaba na byiza wakumva ko ari ibyo ushaka nawe gusangiza abandi mu rugendo rw'ubuzima watangiye, nawe ukaba watubwira tugashyiraho video, cyangwa se tukazaguha umwanya nawe ukagira ibyo uganiriza abantu mu rwego rwo gusangiza abandi bijyanye n'ubuzima. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.